Eh, Murakaza neza inshuti bakunze muteze amatwi iki kiganiro. Tugiye kuganira kuri uyu munsi ibintu byiza kandi by'ingenzi. Abantu benshi bakunze kunanirwa no kubanira abandi cyangwa se kubana n'abandi bikabagora, ndetse rimwe na rimwe bakajya babona bakora byose bishoboka kugira ngo banezeze abo babana, ariko rimwe na rimwe abo babana ntibanyurwe cyangwa se ntibishime. Waba uzi impamvu batishima? Rimwe na rimwe ujya uvuga ko abo ugirira neza cyangwa abo witangira ugakeka ko ari indashima kubera yuko ubona ibyo wakoze witanze batagushimiye cyangwa batabyitayeho. Hari igihe rimwe na rimwe rero wibwira ko ari ikibazo cyabo cyangwa ari uko ari indashima, ariko rimwe na rimwe ukirengagiza ko nawe ushobora kubifitemo uruhare. Reka turebere hamwe niyo myitwarire ushobora kugira mu buzima busanzwe ku buryo ushobora gutuma abo mubana mutabana neza, kandi wowe wumva wifuza kubabarira neza, ugakora byose ukabitaho, ariko uzi ubona ibyo ubakorera byose ntibabyitayeho. Ibyo ubakorera byose ntibibanyura. Aba bantu ko ngerageza kubabera beza, ngerageza kubabanira neza, ikibazo kiri kuki batanyiyumvamo, kuki banyura uruhinga inyuma n'ubundi bakavuga nabi, kuki bigenda gutya na gutya na gutya. Ibyo tugiye kurebera hano kugira ngo ubashe kumenya uko ugomba kubanira neza n'abandi, kandi ukamenya imyitwarire ikwiriye kugira ngo abantu bose mubane neza mu mahoro. Reka turebe rero ikintu cya mbere buriya kishoboka gituma abantu mutabana neza. Ikintu cya mbere burya abantu benshi babana mu buzima busanzwe tunagihuriyeho, burya umuntu wese aho ava akagera yanga agasuzuguro. Ariko muri uko kwanga agasuzuguro hari abantu bataba banazi ko banga agasuzuguro, ariko ari bo bantu ba mbere burya bakanga. Nanjye najyaga numva ntanga agasuzuguro, mpava ati nk'umuntu yansuzugura ntacyo bimbwiye, ariko mu buryo bumwe n'ubundi naje gusanga ahubwo ari bwo buryo nkanga. Kwa gutuza ukumva udashaka ko hari umuntu, ni ukuvuga ngo umuntu afite uburenganzira, yansuzugura yanyubaha biramureba n'uburenganzira bwe, icy'ingenzi ni uko nkora ibyanjye bindeba. Burya harimo no kwanga agasuzuguro muri ibyo, mu buryo bumwe n'ubundi no kutababizi. Reka turebe noneho uku kwanga agasuzuguro kw'abantu duhuriyeho uburyo bishobora kuba inkomoko yo gutuma utabana neza n'abandi. Muri uku kwanga agasuzuguro hari igihe wanga agasuzuguro ariko ukabana n'undi muntu nawe wanga agasuzuguro. Aho ngaho biragoye, ariko nubwo bigoye biranoroshye. Mu yandi magambo, kugira ngo tubane neza burya bisaba ko icyo wifuza ko abandi batakugiriye nawe utakakigirira abandi. Dufate urugero, niba rero ushaka kubana n'umuntu, menya ko uwo muntu mubana, kabone niyo ataba bigaragaza, ariko menya ko yanga agasuzuguro, bityo uyirinde kumusuzugura. Wirazwa ishinga no kugira ngo akubahe. Si ngombwa ko ujya ubwira umuntu ngo njyewe ubundi ngo nanga agasuzuguro, ntukasuzugure wowe. Oya, ayo ni amakosa, ahubwo yagusuzugurira icyo. Ahubwo ikintu ukora, iyo ugomba kubanza ukamenya ko wanga agasuzuguro, bityo niba wanga agasuzuguro, irinde kugira umuntu usuzugura mu buzima, umwubahe ndetse umwubahirize. Noneho umuntu ntazajya abona umwubaha, ntazahera gusuzugura, nawe azakubaha. Icya kabiri, abantu dukunze kuba ari twebwe twagakwiye kuba dufasha abandi aho kugira abandi badufasha. Urugero, ukumva muri wowe mu mutima wawe, nawe bijya bikubaho uba ukurikira iki kiganiro, ukumva mu mutima wawe utifuza ko waba aho ngaho muri ubwo buzima aho uzajya ukenera abandi bantu bagufasha, ahubwo ukumva wagakwiye kuba ufite ubushobozi nawe ukaza ufasha abandi. Ariko noneho dore igitangaje, uri muri situwasiyo
y'uko uri gufashwa, ariko wumva ari wowe wagakwiye gufasha abandi. Aho rero harimo ikibazo gikomeye. Wa muntu uri kugufasha hari igihe uzasanga rero agoranye, ari kugufasha ariko mu kugufasha kwe hari izindi nyungu zindi ziri inyuma. Urugero, nk'abantu bakora nk'ibintu, dufatira urugero, uri nk'umukinnyi cyangwa se ufite impano runaka. Dufate urugero, impano yo kuririmba, uririmba neza pe, ufite ijwi ryiza ry'igitangaza, ukora n'ibishoboka byose kugira ngo unoze iryo jwi ryawe. Noneho ukagira ikibazo, ugasanga gutera imbere birakugora, kubera ko wowe iyo ukoresha iryo jwi ryawe kugira ngo ugaragaze impano yawe, wa muntu ushaka kugufasha gutera imbere, wa wundi nyine wagakwiye kwemera kuba manager wawe, wenda tumwite manager n'urugero, ukujya inyuma ukaza avuga ngo uyu muntu ndamwishingire, ndashyiramo amafaranga, bigenda gutya na gutya. We aremera kubikora, ariko aremera kubikora kubera iyi mpamvu. Hari igihe ataba ashaka ko byitwa ko atari intego ye, atari ukugufasha gusa ngo uzamuke. Yego uzamuke, ariko izina rye mbere na mbere isi yose imenye ko ari wowe wagize ute, wakoze icyo kintu. Noneho ikindi, uzajya kubona ubone nk'umuntu runaka ukomeye yagemuriye abantu kwa muganga. Twifatire urugero, kwa muganga aravuze ati reka nshake uburyo ki nakora igikorwa kwa muganga. Haba abantu bababaye, bataba bafite n'amafunguro, baba bamaze igihe runaka batagira bagemurira n'ibindi, reka nkore igikorwa cyiza cy'urukundo bagemurira. Akagenda rwose akikoraho, akavuga ati ndagemurira abantu, agashaka n'abantu bagomba kumutwaza n'ibiki n'ibiki, ni igikorwa cyiza. Ariko yarangiza ugasanga ikigamijwe nyirizina, isi yose imenye ko nagemuriye ba bantu. Sinzi niba muri kubyumva. Amafoto, ibinyamakuru biti muzi ko runaka yakoze igikorwa iki n'iki, niyo ntego nyamukuru. Buriya rero biba byiza abahanga kugira, iyo ukunda gushimwa, biba byiza iyo ushimwa ariko utageze ugira ikintu ukora ngo wifuze ko abantu bamenya ko nyine guhashimira. Dufate urugero, si ngombwa ngo ubwire umuntu ngo ako nguhaye ifunguro kuko habe no gushimira. Oya, ahubwo wagakwiye kumuha ifunguro ugashimishwa n'uko uwo muntu yibutse akavuga ati murakoze, akagushimira. Rero gushimira ni byiza, ariko noneho umuntu nagushimira aho bimwibukije buri gihe koze ushaka ngo ugaragarize runaka, aya ntabwo ari ngombwa. Ikindi cya gatatu, ugasanga umuntu nyine akunda kubwira abandi bantu runaka ibyiza yakoreye abandi. Dufate urugero, wenda wafunguriye umuntu, uramugaburira, wamara kumugaburira byagusawiye mu rugo, urabona hasigaye hariho uburyo bwiza bwo kwishimira abantu, warangiza ugahita ufata ifoto ugapostinga ati runaka yari yansuye, n'ibiryo wamugaburiye byose ugasanga uri kubiharanira nyine abantu bose b'inshuti zawe bamenye ko runaka yagusuye kandi ukamwakira, ndetse ukamwakira neza. Nibyo hano hari urwego biba biriho ku buryo ntacyo biba bitwaye, ariko hari umuntu ushobora kwakira gutyo, kwa gupostinga ugaragaza, ugenda ubwira abantu bose ati runaka kanamufashije ibi, runaka namuhaye ibi, ntabwo bimunyura. Haregera rimwe na rimwe biba impamvu yo gutuma wa muntu yego wamugiriye neza arabyishimira, ariko kubigaragariza isi yose ngo isi yose imenye ko runaka nafashijwe na runaka, buriya ntabwo abantu babikunda. Kereka nyine ba bantu, hari abantu bajya bavuga ngo badakunda umugayo. Wowe ushobora kugira, we ibyumva yari kugushimira cyangwa se wamufashije ikintu, nawe ejo cyangwa ejo bundi yari kuzirikana akavuga ati nanjye nazanamugirira neza, cyangwa azagirira neza umwana we n'undi kuko yangiriye neza gutya na gutya. Ariko wowe uri gushaka kugaragariza isi yose ko wamugiriye neza.
noneho tureke icyo ngicyo, uwo mubana mushobora kubana n'umuntu ukabimugira neza, ariko akaherere kabaho gatoya wenda agukoshereje, ugahita wenda tuvuge nk'urugero nk'umugore, umugabo yataha wenda yahuye n'ikibazo runaka, wenda ataha ababaye bitewe n'ibibazo yagize mu kazi, yashyika mu rugo ntanavugiye cyangwa ntavugiye neza cyangwa ntakuvugishe neza, ugahita ufata telefone ugahamagara cyangwa se inshuti zawe, atari kumuzi ibyabaye, umugabo asigaye arara afushye arakaye, donke nta nubwo ubashije kubanza ngo ureke utege amatwi muganire, ese ikibazo yagize ni ikihe, ubyinjiremo umenye impamvu nyirizina, uhise wihutira kubwira isi yose ko ari umugabo yarakaye. Umugabo yaratashye yarakaye, mubajije impamvu yarakaye ahita ambwira nabi, kuba yakubwiye nabi, yagutonganyije cyangwa yagize ute, yaje yiyenza se, yanga kurya n'ibindi, ujya kubwira isi yose ko yanze kurya. Reka twibuke noneho buriya muzi ikintu gikomeye, abagabo buriya bo bakunda icyubahiro ku buryo bw'umwihariko. Iyo ugiye iwanyu ukabwira iwanyu nyine amakosa yiwe cyangwa ibitagenda neza, buri gihe akamenya ko uhora, ahita avuga ati iwabo nyine narasebye, bazi ko nta mukwe bafite. Ubwo iyo bigeze gutyo nyine biba byarangiye burya kenshi. Noneho buriya mu buryo rero bw'abagore, nk'inama nagira abagabo ubundi bakunda icyubahiro pe, 100%. Abagore bakunda gukunda, kugaragariza ko bakunzwe, nko gutaha, ushobora gutaha ukaza ubona wahashye, uri umugabo wahashye, wakoze byose, ariko ukarara utabwiye umugore ko umukunda. Icyo kikatuma ugasanga waramuteretaga, wamubwiye ko ari mwiza igihe cyinshi kinini, ariko warangiza wowe wataha umunsi runaka ukiryamira, ntumubwire ko ari mwiza, akabigira impamvu. Yashyika hanze akabona nk'undi muntu umubwira ati ariko sha uri mwiza, umugabo ugufite, agahita afata abandi babona ko ndi mwiza, ariko umugabo wanjye ntabwo ajya yibuka kumbwira ko ndi mwiza. Rimwe na rimwe rero umugore utitaweho, utagaragarizwa ibyo twakwita keya, hari igihe abishakira ahandi, kandi iyo abishakiye ahandi hari igihe birangira ataye urugo. Icyo ni ikintu mu mibanire ugomba kumenya. None ikindi, umugabo nawe utubashye biba byarangiye, burya umutima uba wavuye aho ngaho, nawe kukwitaho biragoye. Kugira ngo umugabo azakubwira ngo uri mwiza, abona hari uburyo utamwubaha. Kandi kubaha umugabo uba ugomba kumwubaha ku buryo ugomba no kumuhishira ibanga nyine, no mu bandi bantu bakabibona ko ari umugabo wubaha. Ubundi wubashye umugabo, ibyo kumukunda bimuharira, agomba gukunda n'umutima mwiza rwose. Ikintu rero kibaho hagati y'abashakanye kenshi ni uko usanga umugore nawe ashaka kubahwa cyane, noneho cyangwa se ugasanga umugabo ari gushaka gukundwa cyane no kwitabwaho, bigasa nk'ibintu byicuritse. Igihe byicuranuye muri kamere zabo, kubana biragora. Ariko ubundi busanzwe, mu buzima busanzwe, akajambo kanda gukunda ugiye kwiryamira, akajambo twirute, akaza nyine ukabona ko wishimiye umugore, bituma uwo mugabo, bituma umugore anyurwa. Noneho y'uko kunyurwa nawe hari uburyo imyitwarire ihinduka iyo yibutse kukwereka ko akubaha, ndetse noneho yajya kuganira n'abantu, yagera nk'ahantu biba ngombwa akakuvugaho ryiza, ukabimenya ko ari uko nguko umugore wawe akubaha gusa. Urwo rugo ndakurahiye. Ikibazo rero ni kimwe, mubana mwebwe, ubona mu rugo rwanyu nyine niba mubana, ubona mubana gute? Nakubajije nawe urebe. Noneho reka tuze ku kindi cyo tugitaruke, tuze ku kintu gikomeye. Ibaze nk'ubu
ugiye mu rugo rw'umuntu aguhaye ibyo kurya, noneho yamara kuguha ibyo kurya wenda akaguha ibyo kurya, nyine hari uburyo umuntu usanga nk'abantu nk'abakecuru cyane bagira nk'urugwiro, bavuga ati yo mwana we uruguyemo ese ugira ngo hano haje runaka, akakubwira undi muntu runaka uzi nyine nkawe mugenzi wawe, ati yerega runaka yavuye hano cyangwa nabonaga ashonje, nkashyitse hano hari wenda utuneke mana ndatumuha araturiye, mbonye uburyo aturiye yashishikaye, mwongera n'utundi natwo mbona yewe yaturiye turya mbona aratumaze, yewe nta kigenda hasigaye utundi reka nkuzanireho, nta kintu cyo uruguyemo nyine wihangane yaturiye kandi niko twonyine nari mfite. Noneho nawe wamara kuva aho ngaho hakaza wenda undi muntu nawe akakuvugaho gutya n'undi icyo kintu iyo kibayeho kangahe uwo muntu hari igihe kigera kandi agira umutima wo gutanga pe, ariko kubera amagambo avuga bigatuma rimwe na rimwe abantu runaka bafata umwanzuro bakavuga ati oya hari ahantu ntabwo ushobora kujyaho ngo ufate n'icyo kurya. Urundi rugero, abantu bacuruza ibyo kurya, nk'ubu ngubu ukaba ufite resitora, umuntu yaza kuguhahira kugusaba ibyo kurya ukamuha ibyo kurya nyine wenda se warurira 1000 kubera ibyo yiriwemo wenda ntahaje, akubwira ati ariko mumpe n'ibindi, wabizi ukamukwiza rubanda ati runaka ararya, buriya aje kureba muri resitora yanjye ararya, uzi ko yongeza amasahani 2, hari n'igihe ugucika ukavuga ko ari n'5 n'ibindi, ariko nyirizina yaguhaye aye. Ujya kumuvuga gutyo mu mibanire yawe n'abandi bantu wibuke ko ari abakiriya, nawe uri kubibwira n'abakiriya bazajya bavuga ati umuntu ujya kwirirwa avuga uko turya bite, rimwe na rimwe uzajya ubona abakiriya bagucitse, kubera ko muri iyo situwasiyo urimo ntuzi kwibamo kubana n'abakiriya, ugomba kumenya ko ugomba kubana nabo mu buryo bunoze. Noneho mu yandi magambo, ikintu mu kubana n'abandi, ikintu cya mbere ugomba kwitondera ni ururimi ukoresha ubaganiriza. Buriya ntabwo umuntu ari ngombwa kujya, niba wenda dufata urugero agomba gukinga urugi mbere yo kuryama, ntabwo ari ngombwa ko ugomba kumubwira ngo ukinge ngo kandi ngo ukate serire inshuro 2. Uramubwira ati kinga urugi tujye kuryama, ibyo yabyumva akajya gukinga. Noneho wowe ubirenzaho ntubikoze gutyo, uramubwira ati kinga urugi kandi ukate serire inshuro 2 bityo ukate 2. Ati yego nijya kuryama ndabikora. Mbere ubwo nturajya kuryama nyine urabimwibukije ko najya kuryama akinga amara nk'akanya, atari kuribuka ko ugomba gukinga urugi kandi ugakata inshuro 2. Hari igihe umuntu ava atari ku bundi utabikora, rimwe na rimwe akaba ashobora kutabikora nyine. Muranyihanganira gatoya, ariko ibyo navugaga ni ukuvuga ko wa muntu uri kwibutsa ibyo ugomba gukora cyane, iyo ubana n'umuntu agahora kwibutsa ibyo ugomba gukora cyane kandi nawe wumva ari n'inshingano zawe, rimwe na rimwe urajya utabikora neza. Ahubwo umuntu niba akwibukije ikintu arakikwibukije, ntarindira arebe uko ugikora, ariko ugomba kugutuka akakwereka ko ari we icyo ukoze, agashaka kugaragaza ko ari we ukwereka uko ugikora, nkaho adahari utashobora kugira icyo ukora we mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe bigonga abantu benshi ku buryo bishobora gutuma uwo mubana nyine agufata nabi. Rimwe na rimwe ukaza ugira ngo ni ukubera hari n'igihe yanga gukora ikintu runaka kubera ko ari kwanga kugikora uko wowe uri kubimutota, akagikora mu buryo bwe cyangwa se akanga kugikora, akavuga ati ubundi ndagikora arangira ute. Rero mu buzima ikintu cy'ingenzi ugomba kwitondera mu buryo ubwiramo umuntu mu bantu, communication, ururimi ni ingenzi. Iyo utazi gukoresha ururimi neza
biragora no kubana n'abandi bantu neza muri sosiyete. Ni ukuvuga ko umuntu w'intyoza uzi kuvuga neza mu magambo atondetse neza, burya abarusha kubana neza n'abantu muri rusange. Gusa ntibihagije, kuko hari igihe usanga umuntu wabanye muri sosiyete, muri rubanda nyamwinshi, abaniye abantu neza, azi kuvuga neza, abantu bose bakamwibonamo, ariko ugasanga noneho abo babana siko bamufata. Kubera iki? Kubera yuko we nawe yiyemera ubuhanga mu mvugo rimwe na rimwe, ariko agasuzugura abandi mu buryo bw'ibikorwa. Hari umuntu uzi kuvuga neza ariko atazi kugira ute gukora neza. Ni ibintu bibiri bijyana. Umuntu rero ushaka kubana neza n'abandi yihatira ibintu bibiri. Icya mbere ni ukumenya imvugo akoresha mu gihe aganira nabo. Icya kabiri ni ukumenya icyo bakunda, imyitwarire igomba kubaranga. Uvuga ngo ukamenya ngo uyu muntu turi kumwe akunda iki. Hari abantu baba bakunda icyubahiro. Noneho rero burya uburyo nanone bwo gukunda icyubahiro, iyo ukunda icyubahiro cyane, hari uburyo bugufasha. Umuntu aragushimira ati yewe ukoze, urituriza. Umuntu yagushimira ati wakoze, ukoze neza iki kintu, ati se yewe ni inshingano za, ukabyoroshya, akabona nkaho nyine yego uramushimiye, ariko si ngombwa nyine, ntabwo byari ngombwa cyane ko nshimya, byari inshingano zanjye, ngufashije kubera ko n'ubundi ni inshingano zanjye. Uwo muntu abantu baramukunda kubera yuko aba agira uburyo ki atuza, akagaragaza nk'adakunze icyubahiro cyane, ariko nibwo buryo bwiza bwo kunyunguta icyubahiro. Kunyunguta icyubahiro neza bisaba guca bugufi, ukagaragaza ko nta n'icyo wari ukeneye. Naho umuntu uhangana ngo abantu bose bavuge ati kanaka ndakaze, runaka ameze gutya, atari njye, biba byapfuye. Rero mu bintu ugomba kwitwararika ni ibyo nababwira, ariko by'umwihariko ni imvugo ukoresha n'uburyo ubanira abandi. Niba ukunda icyubahiro, ukamenya kwiyoroshya, ukagikunda ariko mu buryo utanabigaragariza abantu, ku buryo abantu bazajya babona ko wowe washyika ahantu hirya, ubona abantu bakubashye, washyika ahantu hirya heherewe, umenya ukavuga ati kweri, ariko si ngombwa kujya imbere y'abantu ngo ujye ubasaba bakubahe. Ntacyo bivuze pe, ntacyo bimaze, ahubwo birakwangiza. Mu gusoza rero, reka nsoreze nyine kuri bya bindi n'ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana hari uburyo naryo ribivuga, rikavuga ngo ineza yawe ntukayirenzeho incyuro. Niba ushaka mu gihe witwararika ukabona ukora byose byiza, mu gihe ukoze neza jya wirinda kugira ikindi urenza, kuko iyo ukoze neza ukashaka kugira ibindi bintu urenzaho by'amagambo, kugaragariza ko wowe ugize abantu, biba byapfuye. Hari n'igihe kigera wagera ngo ugirire neza umuntu, ahubwo akaba avuga ati oya, niba atabikeneye. Niyo mpamvu hari umuntu ushobora kujya kukubwira ati reka nkugurire ikintu runaka, ukabona umuntu arabyanze. Kubera iki? Azi neza ko yego urakimugurira cyangwa se uramuha ikintu runaka, ariko urarenzaho ibindi bitari ngombwa bimutesha agaciro. Umuntu rero niba ushaka kubana neza n'abandi, we jya uhora uharanira guhesha abandi agaciro, wowe kukaguhesha bizajya byikora. Niba ushaka gukunda, kunda abandi cyane, uko bakunze bizajya bituma wowe bisanga nawe ukunzwe, aho kugira ngo ujye hariya ngo uharanire bagukunde. Kuko iyo uharaniye bagukunde uba umeze nk'uri kugurisha urukundo. Barabikora pe, ariko reziliti ikaza kuba mbi. Noneho hari n'igihe uba muri sosiyete ukaza ushaka abantu bakwereke ko bagukunze, bakabikwereka, rimwe na rimwe ukababikamo n'ubwoba, abantu bose bakabaho batavuga, icyo uvuze cyose bagikurikiza batavuze, nta muntu wavuga ngo oya ngo gihakane.
hari igihe kigera wa wundi uzi ko anagutinya cyane akakubahuka. Ibyo rero nibyo bibi. Kugira ngo wirinde ko umuntu azakubahuka, hora uharanira kumwubaha, abibone ko umwubaha nawe azakubahiriza. Ntabwo ari byinshi, reka ndekere aho ngaho, ariko ibyo bintu nubyitwararika uzabana neza n'abandi. Ikindi cya nyuma ariko nari nibagiwe, aho kugira ngo ubane ugire inshuti nyinshi mbi, wagira inshuti nke. Abongereza bagira umugani bakoresha, baravuga ngo ubundi bizwi no mu kinyarwanda bavuga ko kubaho ari ukubana. Kubaho ni ukubana. Yego nibyo rwose. Buriya kubaho iyo utabazi kubana neza n'abandi uba usa nk'utabaho. Ariko noneho abongereza bakavuga ngo to be alone is better than to be in company. Ni ukuvuga ngo kubaho wenyine ni byiza kurusha kuba mu kigare cyangwa se mu itsinda ry'abantu barwaye. Iyo uba mu kigare kibi kirwaye, nta n'umuntu uguha agaciro. Ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Kubera kuba muri sosiyete mbi, nawe uba mubi, ugaragara nabi. Ntushobora kuvuga ngo njye sindi igisambo kandi ugendana n'igisambo. Niba ugendana n'abajura, kubihakana biragoye ko utari umujura. Niba ugendana n'abanywa urumogi, biragoye ko wavuga ngo njye sinjya mu biyobyabwenge, kandi bizwi neza ko abantu mugendana ari byo bagenda bakora. Niyo mpamvu hari n'abantu baba muri sosiyete mbi, rimwe na rimwe bakabizira. Ukajya kumva ukuntu umuntu bakamufunga, bamufunze rwose nta cyaha yakoze, ariko kubera yuko bazi ko abantu bakora ibintu runaka ni itsinda runaka barizwamo, nawe akabigenderamo. Ni ukuvuga ngo rero gira inshuti, ariko noneho uharanire kugira inshuti nziza. Gira inshuti ariko nziza, kuko kugira inshuti nibyo byiza cyane, ariko kugira inshuti mbi wabaho wenyine. Ukamenya ukazirikana, ni ingenzi. Hari abantu rero bigora kubana n'abandi, ariko kubana n'abandi biroroha. Bisaba kwiyoroshya, bigasaba kuvuga neza, icya nyuma bigasaba kubaha abandi. Ibyo iyo ubikoze nawe birakugarukira. Ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza, kandi mujye muba hafi y'icano kugira ngo n'ibindi biganiro bizajya binyuraho mujye mubasha kubikurikira 5 kuri 5. Turi kumwe cyane, ndabakunda.